umunsi kabisa ndumva biri shaka gutanga akazi none ubu gutanga miti none ndumva bitari bworoheye kabisa ariko uyu munsi Imana ishobora kuza kubigenza neza wenda nkabona iposho ntabwo byoroshye ariko miti yo ndumva niwitanga ndi bubitse mbikuze ndetse nanohereze ndi bwoheze na pasi niko bimeze bye uragura miti ntabwo uramenye ukuntu basi ndaburije kandi numvaga wenda no gushobora kuza mu bantu bari buneze imbere kereka nkureke gukomeza wari ugiye ariko numvaga mbese ubungurire ku mayinite hano uragura amayinite yego kandi njyewe nagira ngo wenda nawe uri mu bantu bari buneze imbere ukagira none ngo nagura amayinite ubu nguhamagaye nzi ngo uri bungurire amayinite nanjye ndebe ko hari ikintu naza kubona uyu munsi byabaye yangure kandi niyo nabandi buyagure sinagura kuri wo yego kundaburije ngayikomereza ubwo nyine nuko urandaburije pe ariko hari na keza bari keza basista umbaze nta mayinite asuri kugurira gusa ko numvaga rwose nawe mwizeye uzi ko numva uyu munsi naraburijwe kuko mukubera iki nyine jeno nagira ngo wenda gusa basi njyewe nyine nari nkwamagaye kuyenda nanjye ndebe ko uyu munsi naza gukora none naho gusa uyu munsi naba naraburijwe n'ukuri abantu bose ni guhamagara kuko kwambara ukangurira amayinite basi hano afiteho amayinite aha afiteho inyuzamiti byose ndabifitemo hano na pa muri ukawuka umva nyine njye nagira ngo wenda ngurire amayinite asiga nanjye ndebe ko uyu munsi wagenda neza ariko nshakikimwireshe munsi namwite amayinite Imana yanjye ndumva rwose ndaburije uyu munsi ndumva wambereye ipawusa nibeshe gusa ntari n'ingahe ukomeza nyine nakunda garuda urifuza iki nyine njye nari nkwamagariye kugira ngo mani wungurire amayinite hano ndayafite rwose ariko sawa ubuntu kuki musuzugura urimo uracinyagura na phone ngira bahira na simukadi nyamana narayitaye sibyo no gukubita twarahondaguye mana cyane uko nyine igendera ubwonko nyine urandaburije rego uyu munsi ngiye rwose numva happy nakazi ndi kubona rwose pe narifite amayinite narifite paka narifite byose ariko ndumva bapidi rwose nta muntu ndabikuriza salamu bro salamu muntu tuziranye uri mu kazi shaka mu kazi tu nshaka kumbikira gahunda umubikira gahunda mbese ahubwo se sumva sha nundi ni naraburijwe ariko ndumva rwose wowe urimo neza oya nari urumva ubike 0.8 kabiri ngo mubikire none se sha ko ahanga ari hatoya se mubikire ikimana ufite akagimwe k'ibishyimbo se kagumbi manje nshaka kugira ikibero akagahumbi akagahumbi ko gashoboye kuba kari bukwirwe n'undi narinda ahantu hatoya hari bimana itwaje tumubikire nari 0.8 ni yingiye okay de message yana hageze mani nari mani wewe uri umuntu wanje ntabwo meze nkaho abasikitana sawa gera amahoro bro amayinite ufite se ko ufite miti oya ndashaka paka oya njye ndabitse ndashaka mitiyo mitiyo harya mitiyo ni ibiki oya mfite ahubwo paka nusubundi ufitemo amayinite mwana uri wakunzengereza mva bro njye ndashaka amayinite ariko ufite mitiyo njye ndashaka amayinite ariko kuri simukadi yanjye hariho mitiyo ngo ndabyumvishije ni ibiki urimo kuvuga ngo ndashaka paka amayinite ngo none se ngo kubitsa ngo amayinite ngo paka ngo iki no ibirage ntabwo nabishobora rwose najya kugurira ahandi sinabishobora igendere simani ntabwo uri mu kazi nigendere mbuze mitiyo
amasaha aranageze mana nje kuguze kuko nahe mu gitondo nabuze umuntu mbikuriza nabuze umuntu ugira ukuhe ariko n'inzara yananyishe byo cyane kandi mpamagare kuri MTN kuko nabonye hari agahombo bari banyoherereje mbona ntabikije ndebe ko ari ikintu bamarira tu ari reka nze mbahamagare sigiye ukakingira wowe harya guhamagara ngo ni rimwe zero ebyiri okay reka mpamagare cyane. Allo ni kuri MTN tuvugana rero rwose njye amasaha aramfashe kandi ndabona nyine ninagerageje gukora nabashije kubona agahumbi ko kubitsa rero ubwo ngubwo rero inzara irananyishe ngiye kureba aho nakuri pura y'ijana ngo uravuze ngo ndeke ukwezi gupfe cyangwa upfe Jesus is Lord. ndamutse pfuye wapfuye pfuye cya ewe reka ngende rwose ubwo nyine uramurandaburije aka gahumbi reka nze ngende rwose njya kukagatu kagenda yes Iba yishe na ubu koko naje namanutse n'umuvu none ubu ngiye gusura na sikani ariko none nanjye naraburijwe ku uyu munsi tu uze kuko bundi ni imodoka ziri ngo hite nanizamukira ngiye guhita nisubirira tu nibanguke hite na reka ibe nugamye hano izuba n'ubundi nayobye